ye ngani mutera gatebe mbabarire munyemerere mumbabarire mbabwiza ukuri mutera gatebe mbabarire murabizi buno ni igice cya kabiri gikurikira ko bwa mbere nari navuze ko bamuritse muri Nyabingi ndimo ndababwira ngo Nyabingi bazite igice cya kabiri munyemerere mutera gatebe mbabarire ibingibi byose niyemeje kubivuga kugira ngo n'umubyeyi wabarabikoreye umwana we cyangwa se ateganya kubimukorera acuke maze umubyeyi yarangije akuramo imyenda iyo hasi niyo hejuru ubwo ndavuga muzeho umbyara icyo gihe abaturanyi bari bakoresheje ibirori yanyweye agira n'inzoga yo gutahana hanyuma arangije akuramo imyenda iyo hasi niyo hejuru agana ku irembo kw'ityazo akubaho igitsina shaka aramvuma amvumira kw'ityazo arimo kujya asoma ku nzoga yarangiza agatereka hasi aramvuma sera kumbwira ngo ne kuvuga ibingibi ubwo urumva ndi cyagata aho ngaho ubwo urumva ndi iki abantu barahura n'ibibazo bagira ngo bigere hafi bababwire ibibazo bahuye nabyo hato hatazagira undi muntu ubikorerwa uzi ko yamvumiye kw'ityazo tubyamaganiye kure uzi ko yamvumiye kw'ityazo tubarire rero izo nkuru byagenze gute se uvuze ko nyir'urugo yapfuye ntago ari we ubumwishe uzi ko yamvumiye kw'ityazo mwarangiza mugacyuza neveni mukagira gute mugakoresha iminsi mikuru ngo ya edisiyo gaturika warakoze ikintu kingana gutyo ubu mu ntebe ya penetensiyo wavuyeyo aramfata mvumira kw'ityazo nshuti yanjye aravuga turagapfa wangara urakabura amaguru ane mu buriri wakivumewe niko ye ngaho rero umuntu urakurikira kino kiganiro nibyo byonyine yavuze se tubwire rwose yavuze nk'ibitutsi 20 ariko nari narabyanditse ahantu ibitutsi byose yanutse uko byarengaga 20 nari narabyanditse ahantu ariko mbese ni ibitutsi nyandagazi ni umuvumo ntago ari ibitutsi umuvumo yakoze uriya muvumo witwa no kumvumira kw'ityazo uri mu mivumo ya nyuma ikomeye uri mu mivumo ya nyuma na nyuma umuntu asoreza agira ngo akuvume neza bwa nyuma ariko kuri iyo video mu byihagaze kw'ityazo yarangiza agakuramo imyenda ari ikindi wibagiye yarangiza kunama akegera ityazo agacyazaho igitsina agajya asoma ku nzoga agatereka hasi akongera agakubaho igitsina nshuti zanjye mureke mureke mbivuge mbohoke kubera ko byangizeho ingaruka turabarega aba bantu n'umuntu uwo ari we wese wumva ashaka kunyitambika ambwire niba hari umubyeyi wigize amuvumira kw'ityazo ubu n'ubugome ndengakamere abimbwire neza hano barangiza ngo murimo kugendana n'abantu nababwira ni shitani zirahari umuntu udatunze ibyo bintu yatinyuka gufata umwana akamuvumira no kw'ityazo acarizaho umuhoro ityazo ni ikintu kibi cyane nawe rero warangiza ukagenda ngo utegereje iterambere subiramo icyo kintu abantu bacyumve neza isi turashaka kugira ngo usubire muri ibyo bintu ndashaka ko abantu bakira bakabohoka subira muri data umbyara muzehe we kabura buziza yasi kubera iki watinyutse ukamvumira kw'ityazo ibi mbivuze nyuma yuko navuze ko hari shitani bagatera agatebe bagatangira kumpiga bakarenga imisozi bakarenga ibibaya bagakwira imishwaro ariko noneho ndabivuze nanone bwa kabiri nimwongera no gushyiramo volume ndaje mvuge noneho n'igice cya 3 urumva ndagira ngo byose mbivuge ninshaka nzura kabuze ubu se umubyeyi yagufata akakuvumira koya nuzakurikira iki kiganiro ntago ari pranka
wabwira umuntu ati gihamya irihe video iri he, umuntu azajya yirirwa yikunguza akora ibintu by'amakozi y'ibibi ngo ni umubyeyi. gusa ni ababyeyi cyangwa se ni nyina uzi ko nubwo nta muntu uhitamo ahavukira, urumva umuryango wakwifuza no kuwuvukiramo kugeza ku rwego so nta muntu uhitamo ahavukira, ariko se utabeshye uwo muryango wakwifuza ukawuvukiramo, yewe bagira inama yo kumfungisha so yakuvumiye no kwityazo ku buryo wumva ko ugomba kubyimba roho, ukabyimba roho ngo bakusanye, ngo umuryango bashaka inzandiko bakusanye utuntu tw'amafuti. Iki kiganiro ntukirebe umbwire niba se yarigeza kuvumira kwityazo. Namwe baturanye biwanyu muzambarize data impamvu yamvumiye kwityazo, muryango remezo nimuterana muzambarize data impamvu yamvumiye kwityazo, hanyuma azamvumura, bazamubaze impamvu yakoze ubugome bumeze ngo kirutanga ibiki n'ibiki. Njyewe ndimo kubivuga kubera yuko byangizeho ingaruka. Imyaka 5 ngi ingaruka narazibonye, kandi nta munsi ntababwiraga ko mfite ibibazo. Ngakurura iyo shusho uri mureba sarimo kukwaturiraho ibintu bimeze nk'inkuba zigukubitira mu maso, yarangiza akakuvuma umuvumo uri mu mivumo ya nyuma y'ubugome ya kirimbuzi, arimo gukubera igitsina cyo kwityazo. Inshuti zanjye, ibi ngibi ntabwo nkunze kubivuga kugira ngo nkunde nshyire umuryango hanze, ahubwo ndagira ngo n'undi babikoreye nawe amenye ko kukuvuma umuvumo wa nyuma uri mu ya nyuma, kukuvumira kwityazo ni ikintu kibi cyane. Mubyeyi wakoreye ibintu y'umwana uzamutumeho umuvumure. Ikindi cyanyuma azihana, ahubwo azanihana, uzamutumire wihane umuvumure. Ikindi cyanyuma niba wateganyaga kumuvuma uyu muvumo nawe azagushyira hanze nanjye nk'uko mbikoze, sibyo? Mwabyumvise? Twebwe dufite ibintu byinshi byambabaje, njye mfite ibintu byinshi byambabaje. Hejuru rero yuko ngo nteye agatebe nabivuga mukavuga ngo nararengereye, ngo ndashaka views ndazishakira no ku muryango. Njye ntabwo ntunzwe na views, ntabwo ntunzwe na YouTube channel, oya ntabwo ntunzwe njye na YouTube channel. Kandi uko mbivuga niko ndushaho kubohoka, ni nako ndushaho gukira pe, ni nako ndushaho gukira rwose. Ariko ndabivuze, njyewe nanga Satani n'ingabo ze bitari bya bindi bagiye kubatiza umuntu akajya avuga ngo aravanga. Simvanga, niyo mpamvu mbivuze. Mubicirira sinari impari, mubituma sinari impari, mubinkiramo sinabibasabye, nta nubwo mwigize munabinganiriza. Ngomba kwikorera kabutindi zanyu se habaye iki? Kirazira kikaziririzwa, kirazira kikaziririzwa. Urumva? Ndabivuze rero, ngaho nimutuze mutekana, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Naho ubutaha ndabasuhuje nanone mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe n'umugisha kuba tubana kuri Nganji Official cyangwa se ku Mukunzi Official. N'umugisha cyane ukomeye muri iyi minsi. Kubanze muri iyi minsi ndimo gutanga ubuhamya, tugeze ku gice cya 2. Hari abantu bagiye baca mu gikari bakambwira bati rero ibi bintu ntabwo byoroshye, ibi bintu ntabwo byoroshye, ntabwo bitworoheye. Ariko noneho ndagira ngo mbabwire ngo nje gutanga igice cya 2 cya buno butumwa, nk'uko nari nababwiye ko bugizwe n'ibice 3. Cya mbere naragitanze gikorogoshora abazimu n'abadayimoni, kirabazamura, ariko mwumva umusaruro byatanze. Ya mapusi na za mbwa z'imbwegegere zajyaga zirara zizengurukaho ntuye zaragiye. Shatse gusobanura ngo abazimu barahunze, bagize ubwoba. Buriya kenshi na kenshi hari ukuntu abantu bavuga bakabohoka, ariko mureke mbabwize ukuri. Ndagarutse nanone ku kindi gice cya 2. Igitumye rero nzanye igice cya 2 ni iki? Ubundi yo ntumva ibindi nashoboraga no kukireka, ariko noneho ntabwo nkireka. Impamvu ya mbere ni iyi: natanze ubuhamya bwanjye bw'ibyambayeho, hanyuma maze kubutanga abantu bamwe babwumvise, ndetse n'abavandimwe baravuga bati mureke uyu muhungu tumurege.
dusimbuke tujye muri RIB tumurege tumutange. Ndavuga ni none aho kugira ngo batange shitani bamanuke bajye Kanyanza bavuge bati tuzanye shitani n'ibyayo byose tubitange, bagiye gutanga ahubwo wamenye amabanga. Narayamenye n'ubundi ndagarutse. Icyo ngicyo kiri mu bintu byatumye ngira. Uwa kabiri ngo abagira inama arababwira turiya muhungu ni mu mutrakinge mu mushake hanyuma mu mugemurire RIB. Ndavuga ni aho uwo muntu abereye umutindi wo mu mutima yananiwe kubabaza niba ibyo bintu bihari koko, ngo hanyuma narangiza ko dore ko yakoze Kanyanza abyohereze ahamagara akanama k'impuhwe baze batware Kabutindi, nge baramfungira iki? Ndavuga Nyabingi kubera yuko zangizeho ingaruka ngewe. Nshuti yanjye, muntu urimo kwivugishwa utwo tuntu. Undi hari utuntu umuntu yivugishwa kubera yuko baravuga ngo utaranirwa agaramye ngira ngo ijuru riri hafi. Ibi bintu narabibabwiye ku mwaka wa mbere. Tubabwira nti ngewe mfite ibibazo, ndarogwa ku buryo buteye ubwoba. Ibyo ngibyo ntibakabyumve. Ndabibabwira ku mwaka wa kabiri. Ibyo ngibyo ntibakabyumve. Ndabibabwira ku mwaka wa gatatu. Ngeze aho ngaho ndababwira ntariko ibi bintu mpora mvuga nkabivuga ntuje umunsi naturitse, nkabivuga ku karubanda ntabwo bazantangira. Ikindi cya gatatu mureke mbabwire, ndabizi neza tubana n'Imana ifata imigambi y'incakura. Mwumve mbabwire ibanga, ndabizi abavandimwe banje baragikurikirana. Umuntu urimo gukora inama akavuga ngo mukora inama yo gushaka utuntu kutwandiko ntazi tw'amafuti two guterateranya ibintu ntazi, umenye ko iyo nama muyikora, niba muyikora muri batatu hari undi muntu wa kane uba uhicaye. Uwo ni Uwiteka uzi gufata imigambi y'incakura yarangiza akayicagagurira iyo ngiyo. Sinkubeshya muri kwikururira umuvumo w'inzara. Wowe wicara ukajya kuntunga urutoki, ndi kuvuga ibibazo byambayeho, ndi kuvuga mu bo tuva indimwe mwoka byaramwe. Umunsi babonye inzara yabagezeho bazicare hasi barye, kubera ko murimo gushyigikira, murimo kurwanya amaraso atari urubanza, murimo gushaka kurwanya umuntu Imana yatoranyije kera mutarabimenya. Mwarangiza mukamumurikira Nyabingi, nyamara Imana yaramaze kumubakuramo. Ariko kubera ko muri abana b'abantu ntimwahishurirwa ibyo bintu. Ubu rero nge nibwo ndi kubihishura. Mwumva kandi kantu k'ubwenge, bantu mutunze Nyabingi, bantu mutunze amarozi, uyu munsi Imana irimo, muri uyu mwaka Imana irimo kurangizanya namwe. Ese mureke mbabwire, ntago ari ibintu ndi kuvumbura. Ujya kubona ukabona umuntu ku musozi arapfuye, yapfa bati umuntu yishwe n'iki? Bati bamuroze. Ese ninde wamuroze? N'uwamuroze rimwe na rimwe bakaba baramuzi, ariko ngo akaba nta gihamya ihari. Ubu bagashyingura mu gitondo ndagapfa, uwo nawe bagashyingura ngo nta gihamya igize gute ihari. Undi ukajya kumva ngo yapfuye, batamarozi ntabwo muri leta bayemera. Inshuti bavandimwe, nubwo nyine nta gihamya ibihari, ariko si uko amarozi adahari kandi arimo gutangwa. None ko mbaye iya mbere, bantu mutunze Nyabingi, ko abana banyu bagiye kujya baza kuri kamera bakabandagaza bakabashyira hanze, murazishyira he? Ngo mwaziciriye mufite ibyo kuziha, aho mubiburiye mutangira kuzerekeza mu bantu kugira ngo mukunde mubagire ibitambo. Ibyo bintu ni mubijyane mu nsengero. Narabwiye ngo nubwo zikinze abadiyakoni babaruhura, kandi mubijyane byose muteruye. Buretse rero mbabwire, hari abantu babonye ubuhamya bwanjye bwa mbere ngo bakeka ko ari ugushyira hanze ngo umuryango, ngo kugira ngo nkunde mbone views. Mu by'ukuri koko views naba nshakira ku muryango nizigira zite? Nimunabaza amateka neza muzasanga abavandimwe n'inshuti narabakundaga pe. Nakundaga mama wanjye, ubihakana azamubaze. Urumva, nakundaga njye w'abavandimwe, nakundaga mama wanjye ku rwego ruteye ubwoba. Ariko aho nkubitaniye n'ibibazo bimuturukaho ngomba kumushyira hanze.
uhishura umurozi akakumara ku rubyaro. Muntu untera amabuye akavuga ibintu byinshi bitandukanye. Impamvu ngarutseho nuko bavuze ngo bazanjyana kuri RIB. Muzanjyane narabivuze kandi ntago muzanshobora. Ntago muzanshobora, yaba baraguje yaba ari n'abahanuriwe. Murabizi ko mutazanshobora, namwe murimo kwigiza ngana. Ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. None kubera iki mushaka gushyigikira ibintu bibi? Kubera iki mushaka gushyigikira amateka mabi? Uyu munsi ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye mu buhamya bwa kabiri. Igice cya kabiri cy'ubuhamya ndagarutse. Kubanze nitwe Manuel Nganje, abandi ku izina rya Ntakirutimana Emmanuel, abandi banzi ku izina rya Kiruta. Ndabasuhuje nanone. Yego, mureke mbabwire, nukuri kw'Imana Data wa twese ishobora byose yo mu gihugu cyo mu ijuru. Ibi ngibi ndi kuvuga ntago ari gushaka puranka, ahubwo ndagira ngo mbivuge mbishyire hanze, abantu bazareba buno buhamya bazamenye ibintu byabaye, bazamenye nuko byakozwe. Ababyeyi mwihane, mukuri imivumo ku bana banyu. Mwari muzi ko data umbyara, muzehe umbyara munda indani yagiye kumvumira ku ityazo? Yagiye kumvumira ku ityazo ryari riri ku irembo. Kubahaca murarizi ityazo ryari riri ku irembo. Aragenda mvumiraho, akubaho igitsina. Nshuti zanjye, akubaho igitsina, arimo kujya asoma no ku gacuma k'inzoga. Akuba igitsina ku ityazo, yatura amagambo mabi cyane, harimo yantutse ibitutsi 20. Narabyanditse ariko nyuma yahaga kayi nago naje kwibuka kari. Ariko muri ibyo bitutsi harimo igitutsi kivuga ngo urakangara. Si byose? Ese mureke mbabazi, umuntu yakwangaza akazifuza no kuza no kugusura, akifuza no kugusura ahantu ari uri, kandi abizi neza kuri mu rwangaro. Icya kabiri, uragapfa udakikiye. Icya gatatu, urakabura amaguru ane mu buriri. Ntabwo mbabeshya. Ndetse n'ibindi nanone, ndetse n'ibindi nanone, urakabura amaguru ane mu buriri. Umubyeyi wakubyaye yarangiza akakuvuma umuvumo ukomeye. Impamvu rero ingibi nabyo mbivuze, hari igitabo cy'amateka y'u Rwanda nasomye, nsanga kuvumirwa ku ityazo umubyeyi arimo gukuba igitsina cyakubyaye biri mu mivumo ya nyuma ikomeye. Icyo gitabo nawe umunsi wagisomye ugasoma imivumo yo mu Rwanda ababyeyi bashobora kuvuma abana babo, uzabisangamo. Kuvumirwa ku ityazo ni umuvumo ukomeye cyane. Subira muri iyi nkuru. Subira, ni papa wawe ukubyara n'undi data umbyara. Mushyira ahagaragara, mwature mu mazina abantu. Data umbyara uzwi ku izina rya Kaburabuziza Yasi, ariko tukamwubaha tukamwita muzehe. Muzehe, uribuka umvumira ku ityazo kwa Tugiri bakoresheje umunsi mukuru, mwanyweye mwasinze? Nabaza impamvu musekura atabona amakaye ngo ajye ku ishuri, ugaterura agacuma k'inzoga ukajya kwityaza ku ityazo. Ku ityazo ukantuka ibitutsi birenga 20. Nagira ngo ndavuze ngo Nyabingi muzisenyere mutwike kubera ko zangizeho ingaruka, ngo murashaka kunjyana muri RIB. Ntago ari ubwa mbere n'ubundi munjyanyeyo, ntacyo muzanjyaneyo, ariko abantu bazasigara babizi kandi bazabota. Urumva? Iyi niyo pati ya kabiri nzanye. Yanyuma se gatoya. Nta kuntu ibi bintu ahubwo nge ndumva mwabishyira nko mu muryango remezo cyangwa se mukabishyira mu nama y'abaturage, hanyuma ibyo bintu isi yose ikabamenya ubwo bugome bumeze gutyo. Mbabwiza ukuri, bantu mwikingirije ijambo ry'Imana,
bantu mwikingirije ubutumwa bwiza, bantu mwikingirije ibyo ntazi ku manywa na nijoro, mufite ibintu mwakoze, yaba ari ibintu bizakugaruka uko bizagenda kose. Yego bakabaye bavuga bati wa muhungu wowe warasaze, bari bavuga bati mu mufunge yarasaze. Gusa nzobavuga ati se umuntu wasaze muramufunga cyangwa mu mujyana indera? Ese kuki imiryango idashaka guta bino bintu? Kuki badashaka gutazanya binge? Yewe muntu ushaka kuntera amabuye, bigize bakuvumira kw'icyazo, uwo muvumo urawuzi. Uzabona abantu rimwe na rimwe bakora ntibagire ikintu bageraho, kumbi barabavumye ngo murakangara. Umuntu yakwangaza ukagira ikintu utunga kandi ari umubyeyi wawe, byibura ataguhesheje umugisha, yarangiza akavuga ngo urakangara, ari umubyeyi ukubyara ubu ndani munda, warangiza bakavuga ngo abantu ngo nibajya hariya ngo baceceke. Umva nkubwire, hari umupasiteri twaganiriye, ntago muvuze izina pe, arambwira ngo ibyo bintu ngo ntago mba narabivuze ngo biri mu miryango myinshi, nibasohore kabutindi hato batazakomeza kwica abantu, bakica abantu gutyo gusa, bagateza abantu inyatsi, bagateza abantu ibibazo bitandukanye, bagateza abantu induru hejuru ya kabutindi. Mujya kubicisha ntabwo nari impare, mujya kubicisha sinigize nshyiramo inama, mujya kubicisha ntabwo nta kintu nge byari biteze kumarira. Rero no kubinkurikiza ntabwo twabivuganye, ntabwo twabishyiranye mu masezerano, niyo mpamvu nabivuze. Bibasubire ku mitwe, oya bibasubire ku mitwe. N'abantu baba mu nama zo gushaka inzandiko za rwihishwa, za rwihereranwa, inama zanyu si nka zibemo. Yo inama zanyu kandi sha umuvumo w'Imana ubariho, inzara y'Imana izabarya, ibarye mu mara muyumve, kubera ko murimo gukora ibintu bidakorwa. Yesu mwikomeza gukora Imana mu jisho. Yewe muntu utunze shitani, wikomeza kuryarya ngo ujye mu kiliziya ry'Ukaristiya, ujye mu rusengero ry'igaburo ryera, nibavuga Yezu Yezu mu isakaramento wibwire kurimo kumwakira, azagukoza isoni. Inkota yo kugutikura arayifite, azagukoza isoni. Marayika w'Imana arakureba, marayika w'Imana arakureba. Urumva, mwebwe dufashe umwanya wo kugira ngo tuvuge, wo kugira ngo nkunde mvuge, abantu bakunde bumve. Mureke mbabwire, abantu barenga 3 bo mu nce za Nyabikeye ko bambwiye ko bashaka kuza kuvuga nabo ibintu byababaye. Nyabingi murazishyira he koko? Nyabingi murazishyira he kandi ko mwirirwa mubeshya ko mukije? Batera gatebe, murazishyira he ko tuje tukazishyira hanze? Abantu ni mutera gatebe mwiyumvire. Murazishyira he? Abantu ni batera gatebe, batere gasonga bugari, bumva amakuru atandukanye n'ayandi bantu batuye bumva. Nyabingi murazishyira hehe? Ibitega murabishyira hehe? Amahembe murayashyira hehe? Imandwa murazishyira hehe? Biheko murazishyira hehe? Ko twabamanikiye ryangombe, kureka ryangombe, izira ryangombe zabo. Oya ryangombe, ibyo ari byo byose bishamikiye ku myuka mibi. Ibyo bintu by'akaga mwacishije murabishyira he ko tuje kubashyira hanze? Murabishyira he ko tuje kubashyira hanze? Murabishyira hehe? Bagiye kugaragara kabunda kabarozi karashitse. Uyu mwaka ni umwaka ntago ndi kwibuka uko iyi liturujia yitwa mu kiliziya, ariko uyu ku bantu bafite ubutumwa, ku bavugishwa b'Imana, ndavuga abahanuzi b'Imana, burya n'abapadiri n'abahanuzi. Uyu mwaka hari gahunda yuko Imana ije gutandukanya abantu, bajya bicara hasi bakayiryarya. Imana ije gutandukanya, Imana ije gutandukanya. Nta mpamvu yo kugira ngo umuntu asenge umwaka wa mbere atunze kabutindi ziri kumara abantu, asenga umwaka wa kabiri Yezu
mu karisitiya afite Nyabingi uyitunze ubizi neza waracishije wayiyerekejeho ukareka abana b'abantu. Yes. Iyerekezeho Nyabingi yawe uyicisha nge ntabwo nari impari. Urumva baca umugani mu Kinyarwanda ngo ntawe ukubitanye nabishaka. Nababwiye ngo niba hari umuntu wari inshuti na mama we nduwambe umushyize ku karubanda, ariko noneho ndaje ngo mbabwire uko bino bintu nyine bimeze. Ubugome mwababyeyi mujya mukorera abana banyu muzi ko bizabagaruka. Ngaho ni mumbwire ese nta kindi yari gukora niba yaranagushakaga ashaka ko umugarukira, ashaka yuko ujya mu rugo akakureba, icyo gitege cyiza ukakimuha, inyama nziza ukayigura, uha Nyabingi. Nta kindi bundi buryo ari kubicishamo atagombye kubucisha mu nzira zo guhora atongera Nyabingi, atongera imandwa, atongera beka, atongera Ryangombe, akubushabusha mu mashyi no mu mudeho ziza kukuniga. Narambagije batandeba, warambagije badahari, hanyuma nkora ubukwe batareba. Imana ibankuramo batareba. Kuki mutambwiye muti Kiruta we uramenye twaguteguriye kabutindi ugomba kuzabana nayo, hato utazajya kugira umuruho ngo nagira undi muntu utera kababayeho. Ariko se muzereka nkubaze ikibazo kimwe. Waravuze ngo mu kwa gatandatu uzaza kundeba. Ndavuga nti mwantumyeho Nyabikenke nkamanuka nkaza tukajya mu nteko y'abaturage tukabivuga tukareba ko babahindura bere utyo nkabivuga. Ninde muntu waba mwarimu uzi Nyabikenke nge nagiranye nawe ikibazo ku buryo nagera ku rwego njya gutanga iwacu nta karambaraye kariyo. Ngo abantu bakomeje kureba ikiganiro cya mbere ngo baravuga ngo bati arabatanze n'uwabo buriya nibyo baramwibyariye nibyo. Oya pe, hari n'uwambajije ngo none ngo kuwakoze ikiganiro ngo ukaba we ngo warasoje nta kintu wemeje, imyuka mibi irahari. Kubera iki ibintu murimo gushaka no kumbaraguzwa arabace mu gikarisi Nyabingi irahari. Nubwo ntaza ahantu iri nkaba ntamenya neza ahantu iri kubera ko nimwe mwabicishije. Nimuzitange naho ubundi mutazitanze nta nubwo muzabona naho munywa amazi. Mukazinduka mu gitondo ukica umuntu ukamwica uhagaze ngo arakomeza gushira ngo aragira ngo kabika amabanga y'umuryango, ngo aragira ngo akomeze abike amabanga y'umuryango, ngo aragira ngo akomeze abike amabanga y'umuryango. Umuryango nyabaki? Nabajije ngo umuryango nyabaki? Amabanga tubika nayiki? Amabanga tubika nagira te? Amabanga tubika navuga iki? Amabanga tubika baravuga ngo hishira umuroza akakumara ku rubyaro. Please mbabwije ukuri, tugomba kugira ibintu dukemura tukabikura mu nzira.